waba wifuza sale nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 Amaze imyaka 16 yose ndi njyenyine mbana n'abana banjye bonyine. Murashaka nkora iki kugira ngo mbanezeze mwebwe rubanda? Mukunde, musabe ko dukundana bingore. Ariko mwebwe ubwanyu abasore bigire mu bamama bakuze, kuko nibo bazi gutanga urukundo, nibo bazi kwita ku bahungu. Kuna kipindi kiwa kinafika, yani sina hata chupi yenyewe imekatika hapa. Ingero nyinshi zirahari. Hari perezida w'Ubufaransa. Komeza umurongore, ubane n'umugore wawe, umukunde nawe gukunde. Uyu munsi nibwo ndi kubona neza. What is love? Mute. Suburi hano wenyine. Munsi nasigana njyenyine. Sura bishobora. Agari byo buri munsi. Uyu munsi gusa kuko Mutoni niwe wagiye gushaka ikiraka, ejo nyine twavuye mu kiraka. Dukora cyane ndananirwa. So Mutoni ko anyemera nkasigara rero nyine niwe wagiye. Ntabwo biba byoroshye. Ntabwo byoroshye ariko nibwo buzima. Gusa nyine mujye mwihangana kubera ko muri iyi si niko bimera. Nakonde. Twabigenza gute? Ariko hari akantu nshaka kukubaza. Buriya wowe muri wowe wumva ufite izihe nzozi? Abizi nta muntu utagira inzozi kandi akenshi aba ari nziza. Nyine ni ibyifuzo. Kuri njyewe mba numva Imana nyine ifashije. Byiza nkabona imikorere, nyine nkakora nkagira uburyo bwo kwibeshaho na mukuru wanjye, nkamwitaho. Sinzi impamvu numva nzaba umuntu ukomeye. Icyo nicyo nari ndi kubaza. Ntabwo nashatse kuvuga ibyifuzo, kuko ibyifuzo byo buriya abantu benshi twese tugendana ibyifuzo. Ahubwo inzozi. Seko mbona usigaye mbona ugatitira. Oya. Ariko se Bruno, katuganire nk'abantu bakuru. Mbwije ukuri, ibintu wambwiye wari ukomeje. Nari nkomeje. Nose Bruno kamubaza ko tutari mu kigero kimwe, nkaba ndi umumama mfite n'abana, ubu wabuze undi mukobwa ubwira ko ukunda? Nise ko ari urukundo mwiyumvisemo nta kindi, byo nta n'ikintu bintwaye. Ariko niba nta kintu bigutwaye njye birakintwaye. Ese utekereza ko abantu babona njye nawe turi gukundana, niyo byaba atari ibya nyabyo, bavuga iki, batekereza iki? ese kare utekereza ko abantu ari bagukundira? Yego ntago ari bo bankundira,
nta n'umuntu wakundira undi, ntabwo ibyo bintu bibaho, ariko byibura nawe ugashyira mu ntekerezo nzima. inzozi z'umuntu aba afite nizo akenshi ugenderaho kugira ngo ugire aho ugera. Iyo udafite inzozi muri wowe nta hantu ugera ngo bikunde. None se hari umwuga n'umwe byibura uzi gukora? nyine kubera ko ababyeyi bacu bitabye Imana turi bato, basize ngiye ndangije mu wa kabiri segonderi, gusa Mutoni arwana ishyaka akajya akora ubwo buraka nyine nkiga hahandi bita ngo muri Nyanyazi nayime, ndangiza mu wa gatatu. gusa yari umuntu duturanye uzi kudoda, ubwo yari afite za mashini bakoresha z'inyabazungu, aranyigisha mbimenyaho gakeya, ntabwo mbizi cyane ariko ho ufiteho nyine utuntu duke nziho. Nkaba numva bikunze nazakomeza nkabyiga nkabimenya nkabikora, byanaba byiza cyane nkaba umu design, kuko umuntu wize kudoda nyine akenshi yaba umu design, umunyamideli. None se iyo Nyanyazi yawe uri kuvuga wagarukiye mu wa kangahe? Mu wa gatatu segonderi. Buriya rero iyo uza kugira amahirwe wenda nuko wahuye n'ibyo bibazo byose ukarangiza nyine muri iyo Nyanyazi yawe uri kuvuga, ubu ntago ari Nyanyazi wenda niko abantu bagenda cyangwa se bagiye babyita, ariko ubundi ni nayo niyazigira ngo urabizi ubu yabaye 12. kandi hari abana biga muri ariya mashuri batsinda ibizami bya leta bakaba banabona buruse bakajya kwiga no mu kaminuza akomeye. urumva rero abantu babifata mu buryo butandukanye, ariko nayo ni amashuri kimwe n'andi. So rero ndumva uwo mwuga wize umuntu aramutse awutekerejeho neza wazamugirira akamaro. nanjye nyine mba mbisaba Imana. Ushyize mu ntekerezo zawe nzima zitekereza, ubona ibyo bintu byaba bijyanye. umuntu yavuze ko ikitajyanye ari ugucisha ikariso mu mutwe, ariko ikintu cyose kirashoboka. kuba mukunda kandi niba narakoze ikosa cyangwa ari icyaha ntabwo mbizi. Si icyaha, si n'ikosa, ahubwo ni ikosa cyane. ntabwo nari mbizi, gusa nyine njye ntabwo nita ngo abantu bazandeba bazamvuga wherever. nawe ukunze ntacyo nitayeho. Bruno, ubwo tuvugishije ukuri wagiye kumbwira ko nkunda nta wundi muntu ukunda, wakomeje ukamukunda ukamuha n'umwanya wawe, nawe njye nawe ikiduhuza ni akazi, reka nta kindi kirenze kirimo hagati. si urumva ndi ikigoryi cyo kuba naza kukubwira ko ngukunda mfite undi muntu nkundana nawe, noneho tunabana tuba mu nzu imwe njye nawe? Sinzi icyo ugamije, sinzi n'icyo ushaka kugeraho, gusa njye nawe ntabwo twakundana pe, ntabwo byashoboka. ese niki gituma ubundi bitashoboka? basi mubaze ikibazo cyawe. ni umusore mubi se ngira imico mibi? Iby'imico nta kosa ngiye urankorera ryatuma mvuga ugira imico mibi, no kuba wavuga ko uri umusore mubi ntabwo ibyo ari byo navuze, ahubwo navuze ko njye nawe tutari mu kigero kimwe, nta nubwo dukwiriye kuganira kuri iyo sije. si cyo bita ikigero ni iki? Use Mutoni aragaruka ryari? Nategereje. Wariye se? Ntabwo ndarya ariko nzi ko ndibuze kurya. Mutoni nazi. Hano yanjye. Se noneho ko nari nyuze hano nje kugira ngo ndebe nuko mumeze. Iko. Uri umuntu mwiza. Ese wabitekereje ute? Aza kubibwira Mutoni.
erega buriya ushobora gutekereza ko nawe inshuti y'umumaro ahubwo wowe akaba ari wowe inshuti yanjye y'umumaro. ese ubwo byaba byagenze gute? Cyane sinumvisha hari imyuga uzi gukora se. Mbizi. Nshobora kugushoramo amafaranga gushakira ibikoresho ugakora yarangiza nkakugira umukozi. Ese wabikora? Ajya nguhemba ku kwezi. Urumva utaba ugiye kunyinjiriza? Abakozi. None se ni ikihe kintu ukunda kurya ku buryo najya kukigushakira nkakibona byihuse? Byose ndirira. Ndavuga ibibanguka ntabwo uzi guteka se. Hano mu rugo twirira ibijumba n'imyumbati. Ibijumba n'imyumbati. Mbese reka njye kugukoresheje agasipesiyare hariya ku muhanda sibyo? Ntuzanire uburya noneho ngiye imiti ngenda Mutoni naza umubwire ko naciye hano nkamubura sibyo? Agasipesiyare. Sipesiyare ntabizi? Asanga narayumvise sindayibona. Niba ntabizi reka ndi kwikuzanira ibirere. Mfite amatsiko. Fasha kano kantu kanjye ndaje mu kantu sibyo? Sawa. Kuba mfite urukundo ndarufite. Mfite imyaka yewe yo kuba ntashaka ari ukuri. Kandi nawe uri mukuru. Bruno, reka imikino. Wenda igitandukanye no kundusha amafaranga. Iby'amafaranga si cyo kibazo. Ahubwo nakubwiye ko ibyo bintu bitashoboka. Ngiye mu buzima bwanjye ukuntu nteye. Nanga amagambo. Noneho yanyerekeyeho. Muri make nanga uruvugo. Okay, basi nyumva. Oya. Iyubahe. Okay, basi mva iki kintu ngiye gusobanurira icyumve neza. Abantu bavuga amagambo bazagenda bavuga. Basi mu gihe tuzaba turi kumwe uzayirengagiza. Tuzaba se turi kumwe mu biki? Ko nakubwiye ko bitashoboka. Okay. Erega ngenda komeje. Nge nzakora icyo ushaka cyose. Impamvu ndi kukubwira ibi bintu ni ukugira ngo byikuremo. Ntabwo byankundira. Bafokasi ku kazi kakuzanye. Ya, ntabwo n'ubundi nakica akazi ngo nuko ngukunda. Ntibikunda rero. Sibyo? Byaba byiza ibyo bintu byikuyemo ukanabyibagirwa. Okay, ntacyo. Hatejo narinda atazagira n'icyo akeka. Okay, ntacyo ntabwo bikunda. Ariko byibuza bitekereza ko ari umuntu ugukunda kandi uri kubabara ko gukunze. Bruno, ayo magambo narayabwiwe kenshi. Ako mu bayavuze abayubahirije ni bake. Okay. Basi nje ntabwo ndi muri abo. Ntabwo ndi umwe muri abo. Genda gukunda kandi ngukunda bya nyabyo. Please, basi time. Gahunda ko ntago ishoboka. Karibu rero. Ubushize nagucishije mu y'inyuma ubu ngucishije mu y'imbere. Hano se kubona naho ndabona ari sawa da. Tuba twagerageje. Ntabwo ari ukugerageza. Ntabwo byoroshye. Betty. Mama Gede. Umushyitsi. Mwiza. Ni karibu. Amakuru ni meza. Ayani ni meza. Ko ntamumenye.
ni umukozi utuzaniye, ni umukozi uzanye. Sha, ubona yanagashoboye. Ibaze ko uyu munsi nari ngiye gushaka umuntu wo gufura. Bise bihura. Ese ko utamweretse si ibyo agomba gukora. Nitwa Betty. Shiti wa Jeft. Tubana muri inzu mura nta kizajya kikuvuna. Wewe witwa nde? niko yimiriye mushiki wanjye. Agira amabrage. Yagira brage cyane kandi Brage? Brage. Uyu nguyu nyine bamwita Nakia. Na? Bamwita Nakia. Nokia. Nakia. Nangiza neza telefone. Nakia. Baza umukozi witwa Nakia. Nakia! Sha biragoye nzaguhimba Nokia pe. Ntibizakubabaza. Pe numbabarire no kuri se. Sheri wanje. Ngo? Nakia nyine ni sheri wanje narinje kumukwereka. Kugira ngo nyine mubone munamenyane. Nakia. You never meet a Betty, ni sister wanjye. Ariko ntibitindeho niko yimereye akiri ibibrage byinshi. Ntubitindeho cyane. Ndabyumva. Nishimiye ko wamenye. Nanjye nishimiye kukubona. Tanti! Umva ngwino hano. Ko tanti, ko kuva nagera aha ngaha ntigeze mbona Arsene ari he? Bose yagiye. Ende? Yagiye. Hashize umwanya yagiye. Buri nose ntarava ku kazi. Oya. Mboro tantine ka karadiyo kawuvuza. Gahora karwigira katajya gaceceka. Ni nkumva kari kuvuga. Ndakamena ndagashyira ku ibanga coca muri. Ngiye kuryama na Barisene na Bruno nibagera aha ngaha. Ubabwire ngo ndabinginze nagira umuntu unsakuriza. Nkeneye kuruhuka. Ahubwo mabasha. Urabizi ntabwo twabanye nabi. Wa mama mukorana yaje hano. Arangije nyine ambaza ibintu by'ahangaha. Ibintu by'ahangaha? Ibintu se bimeze bite? Ibyawe na Bruno. Ibijyanye na Bruno so ni ibiki? Ntabwo mbizi. Noneho nyine ari kumbaza mbese ngo muraryamana. Arangije arambwira nyine ngo azanantangire n'akazi. Nuko se ubwo wamusubira guki? Aho ubundi rindagira ubwenge. Ubu yari kubona kubaza amagambo nk'ayo ngayo ubwawe uri umusazi. Yarangiza akakubaza n'ibindi bibazo byerekeye iby'abasazi. Ntabwo mabusha nakugenda umusazi pe. Uzi ko igihe cyose kumbwira ibintu bibi dore nk'ubu nari mubwiye n'amabanga. None yarakubwiye ngo ni amabanga. Ngo nuko se niba ari amabanga yarayakubikije. Nyine yarayambikije. Noneho nyine kuko nyine byose uri umubabuja mwiza. Hari igihe nyine by'ubu umuntu mwiza ndangije. Nako usanzwe uri mwiza. Naho ndangije ndavugana rero. Nerekana nze mbikubwire. Nose abikubaza aho wamusubije iki? Namubwiye ngo naramuhakaniye nyine. Arangije n'iby'akazi nyine bamubwira ko ntabwo nashaka. N'akandi kazi nshaka. Tanti, ubwo nkwizere? Ni ukuri pe. Nose ubundi ubwo ngomba njye kuganira kugeza aho akubaza ngo Karine na Bruno bararyamana, byahereye he, byavuye he, byagiye? Nyine nanjye yanyituye hejuru arimbaza. Ndangije nyine ngo ndicecekera ndamwihurira. Urabizi nyine ko najya ngira n'amagambo menshi.
nubwo uri kwandika mesaje oya rero si ugukora iki kandi utagira amagambo gahunda imbere nuko urakoze ukwezi kwanjye kwaranashize ubu amafaranga mu rugo bampamagaye halo aha okay nta kibazo karibu rero nake twakiriza iki subiza ibyo mu nda Betty zashizemo hasi kandi nawe muntu ujya urangura ntari hafi aha ngaha ariko harimo amazi duguha amazi nta kibazo ngize ngo ntiwayashobora maze ubundi utayashobora ikibazo ni ariya meza dukura hariya niba uyazi nta kibazo cyangwa muri robine nibyo hari abantu ngo batanywa amazi batamenyera akabagwa nabi muri robine jibu dukore gute reka nyakuzane mwese ko umuntu utari gushaka kwakira umushyitsi ariko se banza unamuganize dore haranakonje aya manyago y'amazi ese wajya ukazana umushyitsi amazi akanywa koko nakubwiye ko ashaka amazi tube tumenaho n'abiri nuko umukobwa Jeff kamenyeye muri salo yo hirya ese undi kuki utamwakiriye hariya hirya muri iriya salo yenda urabizi tugira abashyitsi bitewe n'umushyitsi uje tugira uko tugenda tubakira tugira n'aho tubicaza kweri yari kujya muri salo yo hirya okay nizere ko bibaye umunsi sibyo rata hari salo twakiriramo abantu hari n'indi twakiriramo abantu ariko nyine biterwa n'abari kwana nifitiye abashyitsi bandi bagiye kuza mu kanya ako nta kibazo reka mbareke muganire reka ndeke muganire nake reka kurira amana reka kurira mushiki wanjye ni kameze akira ibintu by'iburage byinshi kugira ngo nyine azahure n'umuntu bwa mbere mwiyumvemo biba bigoye pe cyane ko nyine ari n'ubwa mbere bakubonye ariko it's okay nta kibazo uyu munsi ntabwo ari ubucuruzi urabungutse uvuye guherekeza uriya mutindikazi ariko ujya ubanza unirebe uretse izo ncabari wiyambika jya ubanza urebe ukuntu umugabo wiyubashye
wakagombye gushaka umugore ugaragara. Uriya mutindikazi muvugana iki? Jeffy ako ibyo byose n'ubwo rutongana kuri ishuri ndumva nanaguceka akira mu bita nyamara nanakwasa utagira ngo sinakwasa. Kumvise rega mvuga ndashaka kurongora none utangiye kuzana imyanda puberi, utangiye kunda mu nzu hano, utangiye kuzana mondisi zose. Umva rero nkubwire Betty turi kugendana iki utazibeshyura umwana w'umukobwa muvuga nabi. Yes mwana yo mwijuru nyumvira umwana w'umukobwa we, umwana w'umukobwa umva vuga uti uriya musabirizi nanjye sinshaka kongera kumubona hano. Ase kuki ninongera kumubona uzamubwire ngo usoroma ibimusumba yihanganira ibimutokoza nzamutokoza. ako se kuki wiyemera? Ntiyemera ariko mbabarira nuko ibishushanye neza, mbabarira humiriza amaso yawe dore ko wanarozwe. Njye narayoboye ikibazo ufite gikwambike ncabari kumbi n'uriya mutindikazi watumye nawe mu mutwe hatindahara. Banza humirize neza ubitekerezeho urebe uriya mutindikazi twicaranye cyangwa aho nyuze ngo dore muramukazi wa Betty nawe ukajya uvuga ngo dore umugore we cyo ntacyo nakwemera. Ariko reka nkugire inama mu izina ry'Imana ujye wubaha ikiremwamuntu, ntuzigere wirengagiza ko nawe uri umuntu. Ariko si ndi umutindi. Ikindi kandi ubwo butindi nyine ahubwo ni wowe ufite ku mutima wawe. Bwiza kuri wa muhungu we uzanye mu bintu byo kunywa kubera rirashana bazatuma nanjye nkubaho ko nza gusharatura. Reka rero nanjye nkubwire ufite uburenganzira bwo gushaka umugore nshaka. Ibyo mbikubwiriye ufite uburenganzira bwo gushaka umugore nshaka. Umugore uri ko nabitekereza ko yakubera umugore. Ntabwo ushobora kwemera uriya mutindi yinjira muri inzu kwabaye umugore wawe. Reka nk'ibiri baho uruzi ko nta mutindi uzajya no mu ijoro. ariko rero nakomeje kwihangana ariko birananiye. Ntabaye iki nshaka kukubaza kandi unsubize ku kazi watse nzakunyira kandi koko ko ngakumbona mukara kubanye gake ya karamagize mabuja. Hari ikibazo gihari se? Akandi kazi wihaye ashobora kuzakwica igihe kitegeze cyangwa se bakagufunga. Yego no gupfa nabyo birimo. Akori ubona ntakubyaye. Yego ubona nta mubyeyi mukuru ukwiriye kubaho. Ntabwo ndakubaha. Ubundi se hari umunsi nari narenze itariki yo kuguhemba byibura ngo mvuge ngo narakwambuye niyo ntandaro y'ibintu uri kunkorera. Mabuja naguteza urundi rubuga ibyo byo hoye ntabwo byigize biba. Uvuze neza cyane bivuga ko urundi rubuga rwose urunyambika urwo kunyambura urwo ko nakwambura ari rwo wabuze ukuvuga. Uyu ni umugani bajya baca iyo bari gusobanurira umuntu muri ibyo bintu warumbajije. Uwakubona wasokoje tiro yigejeje mu gutwi yabona uri umukobwa mwiza pe ukeneye no kuzabona umugabo wakubaka. Ariko reka nakoze iki niba uri injajwa warigize injajwa ukiri umukobwa ubwo n'ubu umugore bizarangira gute? Ese mabuja nakoze iki? Koze iki? Ngiye mbabarira umbwira icyo nakoze nsaba imbabazi kuko ndi kumva ibyo uri kumbwira ntabyo nzi pe. Haraho nagukoshereje se? Hinda uri umuntu wo kwifata ukagirana ikiganiro nakita kujya akabaye ikiganiro cy'umwihariko ukakigirana n'umukozi. Yego ko mana yanjye urabona njye ndi ku rwego rwo kuvugana n'abakozi mabuja bo mu rugo. Ubwo ni kise karabo mu rugo ntabavuze bisobanura ko ubizi ko ari byo wavuganye n'umukozi wanjye wo mu rugo. Narabiketse ko naje kukureba mu rugo nsanga udahari bwose ariko amagambo umukozi wawe yambwiye iyo kuri narumiwe ahubwo ubwo wabona wenda hari ibyo yaba yavuze ngiwe ntabanzi akaba yadutereranye uburyo utinyuka ukamubwira ngo ngiye na Bruno turaryamana. Mabuja koko kuzi ibyo bintu nabivuga mbana nawe se ndabizi ku buryo mwaryamana aho mubana ngiye mba mpari ku buryo mbimenya ibyo bintu ku buryo najye kubivuga koko. Nta n'umutindi ugira ibitekerezo bizima. Umukene mwavugana iki? Nta gitekerezo kizima yaguha. Ntago batekereza.
Yatekereza ate? Ahora mu kwifuza. Ntabwo ijoro ari iry'abakene. Yes, si iryabo. Ari uw'abakene. Kimwe nuko ijoro atari iry'abakene, umuriro atari n'uw'abakene. N'abakene. Bazanawujyamo ariko buriya abakene. Kubera ko bahora bifuza. Uyageze harareba. Umutima kutangira kubimbaguza. Karahabarira. Icyo ni cyaha cya mbere yakoze cyo kwifuza no kwireshyeshya no kwigereranya ku muntu badakwiranye. Icyo nicyo cyaha. Ubwo n'ibyaha bingahe bishoreranye bitatu. Soni. Hari igisoma Bibiliya. Ndayisoma nyine. Nta mukene uzi watanze ibiceri 2. Yesu yavuze ngo iki? Ibiceri 2. Yavuze ko ari utanze byinshi kuruta abandi bose baturiye imitungo y'abakayironda hariya. Kubera ko yatanze icyo yari afite cyose mu buzima bwe. Icyo kimaze gupfa mu mutwe. Nawe mutwe wawe hakennye. Reka rero nkubwire ikintu kimwe. Mu mutwe wawe hakennye. Uretse mubwire se. Muri ivuna rwose. Sibyo? Njyewe amahitamo yanjye n'imyumvire yanjye ni ukwishakira umugore w'umukene, umugore ukeneye ko abona umugabo umwitaho akamuhindura ubuzima. Ibyo nabyo bikaba intandaro y'umugisha ugomba kuza mu buzima bwanjye. Akibise ko nk'ibyiza koko. Reka nkubwe buretse. Nimwongera guhura kuko icyo nzi cyo kugaruka hano byo ntibishoboka. Mujye muhurira iyo mugende iyo mu binani kuko ndabona utakira umugabo wabasha no kugenda ngo uganire n'umuntu ahantu hazima. Kuko ntabwo ari umuntu wajyana kuri hoteli ngo ucere muganire kuko nanjye sinzongera kwemera ko agaruka hano. Uzamubwire ngo urashaka gutema ishami wicayeho. Hako uko naherutse umbwira ngo nshaka umugore. Ntabwo ruri yanateganyaga. None urashaka ko nshaka nde? Ngira mugushakire. Njyewe mbwira ngo ushakire umugore. Nyamugore ureka imyanda mwana wa mama. Uzi ko mama aryamye agahinda buriya katangiye kumwica. Tangiye kuntera umwaka ureka. Nkuntera umwaka? Uri kuntera umwaka ahubwo. Uramuza gushaka. Yesu urengaza ko gushaka. Icyo tutumvikana cyo icyo cyaba turi cyumvikana. Mvana karindi nyuma. Utankora gushora mu mutwe. Nanjye mbabarira unyumva icyo nshaka kuvuga. Niba ushaka ko abantu bazajya bumva twabamburanye hano. Uriya mukobwa se mushaka. Jeff. Ahubwo njye umukozi wawe niwe wabimbwiye. Njye yabimbwiye ahambwira ngo yabikubwiye uyu munsi mbese. Njye naje kukureba. Ko numva uvuga nkaho byabaye uyu munsi. Kandi injejwa mugira menshi. Mabuja kuri mbabarira unyihanganire nyumve musobanurire. Ntaduteranye kuko igihe tumaranye n'icyo kinini. Umva nkubwire rero. Ni gasopo ya nyuma. Reba ibikureba. Unkure mu byo ushinzwe. Kuko ndaguhemba n'umpemba. Ndabizi. Kandi ikindi nihagira irindi kosa rito ukora nzakwirukana. N'amabuja mbabarire n'ukuri mwamumpemukiye munyu. Wowe urifata ugatega ujyanwa no kugira amagambo. Mabuja ntabwo bizongera ngo azaneke. Nuko se ubundi tubyemere ko byo byaba bibi. Tubyemere ko byaba ari ibyanyabyo. We birakurenze Mabuja. Ushinzwe kumenya abo nkundana nabo ntakundana nabo. Ushinzwe kumenya ibyo nakoze n'ibyo ntakoze. Oya. Urinde se wowe urarisene nabyaye. Urinde wo kumotoranyije yamemukiye kandi ngiye ndarengana. Umva nkubwire. Si ubwa mbere nkubwiye nabi. Ubwa mbere ahubwo birantunguye. Uzahora utungurwa. Ikizakurikiraho cyo kizagutungura kurushaho. Mabuja mumbabarire. Nimugakabye kuba abagore. Ariko ubundi bazavuga ngo abagore mugira amagambo namwe mubyimike mu bihinde. Kuko Mabuja ndarengana ngiye werega Mabuja. Niba wabyumvishe none se wanyumvishe ndi kubivuga. Ureba ubwenge ufite umuntu wize wicaye muri office imbere ya machine kuganira n'umuntu wirirwa acugusa isafuriya. Mabuja ntabwo ngiye turi ku rwego ari wowe na tantine. Ari wowe na tantine ufite ubwenge ninde udafite ubwenge. Ngiye ntabwo nagira ubwenge nk'ubwo uriya mukozi wawe wirirwa acugusa amasafuriya rega. Ahubwo ngiye ni ikikosa rya mbere ryabaye. Nuko naje ngasanga udahari. Nicyo kibazo akaba yaje kunteranya nawe kandi ndarengana Mabuja. Nukuri ntabwo nigeze mbivuga. Yego. Arambeshya ahubwo wabona hari icyo wenda ashaka kugeraho. Ntawamenya. Yego. Nukuri Mabuja umbabarire pe. Umbabarire. Ukomeza kundakarira. Nkuko mbikubwiye. Ndabyumva. Ni gasopo ya mbere ni ya nyuma. Singana nawe. Ndabizi. Ntabwo nkoresha. Ntiduturanye. Yemwe nta n'umugabo dusangiye. Niba uwo Bruno waramurarikiye uzamubwire ko wamukunza kurongore. Oya Mabuja ntabwo nigeze muri ako kanwa kawe. Ntabwo ndavuze ngo ukure muri ako kanwa kawe.
ntabwo bizongera kora ibikureba kandi nabyo byakunaniye uzambwire nkwirukane urakoze mabuja ntabwo nkoze kuko ntabwo nkubabariye